n'undi ninde nawe uhaguruka ndeba mufite mudahaguruka ariko bagiye muvuga muhagurutse icara ntimurambirwa no kwicara nta nubwo mwumva uburemere bwabyo umuntu agahagarika project igahagarara yagombaga kuramira abantu ibihumbi bikaba biri nomo ni ibintu bisanzwe wa musore nibagiwe then ugakomeza. Your Excellency, turakora implementation plan igaragaza inshingano za buri wese ku buryo tuzabikurikirana igihe tuzongera guhura tuzaba tureba aho tugeze atari ukongera gusubira ibyo ko maze kurambirwa n'amagambo yanyu n'amasezerano promises. Yes, ibihe byiza kuri mwe mwakomeje gukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Wageze kuri Kigali Ways ndetse n'Umurava Media TV. Niba utarakanda subscribe reka ngusabe kuba umwe ubagize uyu muryango kugira ngo tuzajye tubana mu makuru agiye atandukanye. Murabizi ko kuri tariki ya 5 hagaragaye inganda zigera kuri 52 kuri 11 hiyongeraho izindi zigera kuri 108 zafunzwe by'agateganyo ndetse n'abayobozi bamwe babarimo aba FDI nka Bienvenue n'abandi bagiye batandukanye bakorera RSP batawe muri yombi. Ni ikigaragaza ko iyi case iri gufatwa very serious, ariko Perezida Paul Kagame ibi bintu mu by'ukuri ntago ababizi. Abaturage benshi bakomeje kwibaza bati ko twari dutunzwe n'inzoga, bakibaza ukuntu inzoga ziva mu gihugu cya Kenya zikambuka umupaka zikagera mu gihugu cy'u Rwanda zikaza mu mujyi wa Kigali zigacuruzwa bitemewe n'amategeko by'amagendo. Baba bibaza ati ese igihugu cyacu cy'u Rwanda dufite abayobozi cyangwa bamunzwe na ruswa? Abarimo ibigarasha ndetse n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye bakomeje kugaragaza ko mu gihugu cy'u Rwanda harimo ruswa cyane ndetse by'umwihariko mu bayobozi bo hejuru. Wari umuyobozi mukuru wa Rwanda FDI, ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'ibiryo ndetse n'ibinyobwa, yamaze gutabwa muri yombi aho amadosiye yabo bo yarari kumwe nabo bagera kuri 17 nawe wa 18 yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Ariko nanone hagati aho hari amakuru umuvugizi wa RIB yakomeje atangaza ku ngingo ya 276 ivuga ku biyobyabwenge. Yavuze ko umuturage uzafatwa yasinze mu ruhame, haba mu muhanda mu bantu benshi cyangwa se mu nzira, azafungwa igifungo kitari hagati y'iminsi 8 kugeza ku mezi 2 ndetse agacibwa ihazabu kuva ku 20,000 kugeza ku 50,000. Ni ukuvuga ngo umucuruzi uzemerera umusinzi wasinze bikabije guhabwa inzoga we azafungwa hagati y'iminsi 8 kugeza kuri 20 ku mezi 2, atanga n'ihazabu kuva ku 50,000 kugeza ku 200,000. Ni ibintu biri gufatirwa icyemezo, ni ibintu uri kubona ko biri kugenda bigera ku ntera yo hejuru. Banyarwandakazi, ikintu nabasaba no kwirinda inzoga n'ibiyobyabwenge kuko birangiza cyane. Leta yo ikomeje kuvuga ko impamvu yaciye izi nzoga ari ukugira ngo u Rwanda, murabizi ko urubyiruko ari rwo Rwanda rw'ejo hazaza, hazabonekemo abayobozi bazima batangiritse, batanyoye ibimogi, batanyoye ibyo byuma, hazabonekemo ababasimbura muri make, ndetse kandi si byiza ko abana bangirika b'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi. Kanda subscribe kuri Kigali Ways, Umurava Media TV muze kugira ibihe byiza.